Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umugano TV. Uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byacu. Tubahaye ikaze rero mwese abadukurikira mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizera ko kiri bubashishikaze kandi kiri bwigishe byinshi. Tumaze iminsi tuvuga ku kintu cyo kubabarira. Uyu munsi tugiye kureba ikiganiro gisa naho gifitanye isano nacyo. Tugiye kureba noneho isano riri hagati yo kwiyunga no kubabarira. Abantu benshi usanga bari kukubwira iyo hagize ikintu runaka cyabaye hagati yawe n'undi muntu, ugasanga abantu benshi bakugira inama, barakubwira ngo niba warababariye kubera iki utongera gusubirana nawe, kubera iki mutongera kugirana imishyikirano nk'iyo mwari mufitanye mbere, kukumvisha ko nyine ibintu bigomba gusubira nk'uko byari bimeze mbere. Uyu munsi rero turasobanura itandukaniro riri hagati yo kubabarira no kwiyunga. Kubabarira ntabwo ari kimwe no gusubirana n'umuntu mwagiranye ibibazo. Kubera ko impamvu ya mbere, kubabarira ni igikorwa cy'umutima. Ntabwo ari igikorwa nk'uko twabonye ubushize kiba automatically. Kubabarira ni igikorwa cy'umutima, umutima uhitamo, ufite aho ugeze muri etape zo gukira, ugenda wisubira, ukagera aho ngaho ukumva ugomba guharira ikosa uwakosheje, umutima ukababarira. Bibiliya rero ni nacyo itwigisha mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 13, havuga ngo mwihanganirane kandi mubabarirane. Kubabarira rero nk'igisobanuro cyangwa definisiyo ni nko kurekura inzika, cyangwa se twabonye ko ari nko guharira ideni nk'uko Yesu yabivuze mu mavanjiri. Ni nko guharira umuntu ideni, kudahora utekereza kuzamwihoreraho kubera ikosa yagukoreye. Ni ugushyira umutima wawe mu maboko y'Imana. Icyo ni icya mbere. Kubabarira birashoboka n'iyo undi muntu atigeze agusaba imbabazi. Bivuze ngo uwagukomerekeje atagusabye imbabazi, kumubabarira birashoboka. Ni igikorwa cyawe wowe ubwawe, kikaba n'igikorwa cyawe hagati yawe n'imbere y'Imana, bitagombeye yuko wa muntu wagukomerekeje yenterivenamo. Ntabwo vraiment ari necessaire kaba azamo. Urumva ko ni ibintu byoroshye, ni ibintu ushobora kwihingamo ugakora urugendo rwo kubabarira bigakunda. Kwiyunga byo rero bisaba abantu babiri. Ntabwo wakiyunga wowe ubwawe wenyine. Nta nubwo kwiyunga ari agahato. Ntabwo ushobora kwiyunga n'umuntu kubera ko waguhemukiye, kubera ko ubimuhatiye. Nta nubwo bishoboka. Kwiyunga ni igikorwa, ntabwo ari igikorwa cy'umuntu umwe. Bisaba yuko uwakosheje cyangwa uwahemutse cyangwa uwakomerekeje, kubera ko ibyo tuvugaho kenshi ni ibintu bijyanye n'ibikomere. Bisaba rero kwemera amakosa ku ruhande rw'uwakosheje, bigasaba ko yihana, bikanasaba ko ahinduka, bigasaba ko yongera kubaka icyizere gishya, kubera ko icya mbere aba yaragisenye. Mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 18 niho handitse ngo niba bishoboka ku ruhande rwanyu mubana amahoro n'abantu bose. Niba urebye neza ubonye ko iri somo ritangira ngo niba bishoboka. Hari igihe ushobora gusanga bidashoboka.
kandi kubona ko kwiyunga ari ikintu kidashoboka n'uwo muntu wagukomerekeje. Niba bidashoboka ntago ari icyaha, kandi mbese ugomba kubyakira. Niba bidashoboka kwiyunga, kuko kwiyunga ntago ari agahato, niba bidashoboka kwiyunga ugomba kubyakira. Mu gihe kubabariraho ushobora kubikora wenyine, ariko kwiyunga bisaba mwebwe mwembi, kandi niba undi ku rundi ruhande atabishaka ni ukurekura. Na Yesu mu mavanjiri twabonye ko hari aho atihatiraga kwiyunga n'abantu bakomeje kumubangamira. Twibuke ko Yesu yari umuntu, kandi ari nawe watubereye urugero rwo kubabarira. Yewe yasabiye n'imbabazi abari barimo kumubamba. Twabonye n'uburyo yababariye igisambo cyari kibambye iruhande rwe. Ariko twibuke ko mu bindi bihe rimwe na rimwe iyo byabaga ngombwa, ntago yemeraga kuguma ahantu barimo kumugaragariza urwango cyangwa bamugirira nabi. Twabonye ko hari aho yiyufuraga akahahunga, akahava, akigira ahandi hantu kure, mu gihe ahunga urwo rwango rw'aho hafi rurimo kumukorerwa. Hari n'aho rero byasabaga yuko ashyira imbibi hagati ye n'abandi bantu abona bidakwiye ko akomezanya umubano nabo. Ibi rero bitwigisha iki? Ibi bitwigisha ko kubabarira atari ukwemera gukomeza gukomeretswa, cyangwa kuguma ahantu uri gukomerekera. Igihe rero waba uri mu rugendo rwo kubabarira, ukaba wibazaga ikibazo cyo kwibaza ngo ese nasubirana cyangwa se naguma mu migenderanire n'uyu muntu nkomeretsa, igisubizo ni iki? Niba warababariye ariko ukaba utiteguye gusubirana nawe, kongera gusubirana imishyikirano nawe, ntabwo uri umunyabyaha rwose, kandi ntabwo ari uko udafite urukundo, ahubwo wowe urimo urarinda umutima wawe. Kandi nibyo na Bibiliya dusaba mu Migani 4:23 ko tugomba kurinda umutima wacu kuruta ibindi bintu byose. Igihe ubona umuntu mwari kumwe cyangwa se wagukomerekeje ari uwo n'ubundi gukomereza agusongereza, ntago uhatirwa kwiyunga nawe, ugomba kurinda umutima wawe n'ibindi byose bijyana nawe. Kwiyunga rero ntago ari itegeko. Igihe cyose ubona umutekano wawe, waba uw'umubiri, waba umutekano w'umutima, waba umutekano w'ibyiyumvo, intekerezo zawe muri rusange, ubuzima bwawe bwo mu mutwe, igihe cyose ubona bibangamiwe, ntago kwiyunga ari itegeko. Nsoza rero, reka nkubwire ngo kubabarira, icya mbere ni ukwibohora wowe ubwawe. Ntago ari igikorwa rwose ukorera undi muntu. Nagira ngo mbisubiremo hano nk'uko nabivuze ubushize. Kubabarira ni igikorwa mbere na mbere wikorera ku giti cyawe, mbere y'uko kigirira akamaro uwo ubabarira. Ariko kuvuga ngo uriyunga n'umuntu byo ntago ariko bimeze, ahubwo ni igikorwa gisaba abantu babiri cyangwa se impande zombi, uwababaje n'uwababajwe. Ntukemere ko rero hagira umuntu ugushyiraho igitutu cyo gusubira aho wababariye cyangwa wakomerekeye, kugira ngo ugaragaze ko uri umuntu mwiza. Reka dusoreze aha rero ikiganiro cy'uyu munsi. Naho akagaruka, kandi turabakunda cyane.
ntiwibagirwe kandi gusharinga iyi videwo kundi muntu uwo ari we wese wabona ifasha. Murakoze rero, tuzasubira ubutaha.